Mwa bantu mwe burya iyo Imana igukereje iragutegera. Uwitwa Nyambo Jessica agiye gukora ubukwe n'umusore w'umunyarwanda ariko akaba afite n'amamoko mu gihugu cya Australia. Ati bimeze bite rero? Ubundi mu busanzwe inkuru z'urukundo zikorwa mu ibanga rikomeye cyane, ukaba utapfa no kubimenya, ukabimenya byamajije kurangira ndetse wenda bikaba na ngombwa yuko ubimenya ari uko bigeze ku munota wa nyuma. Uko rero ni nako byagenze ku mukinnyi wa filime Nyambo Jessica wamaze gutera intambwe ikomeye mu rugendo rw'urukundo nyuma yo kwambika impeta n'umukunzi we witwa Uwiragiye Richard, bakaba bitegura kurushinga. Amakuru yizewe rero menya n'ibi twamenye ni uko Nyambo Jessica yambitswe impeta y'urukundo, ubwo ni impeta ya fiyansaye n'ubundi mu birori byabaye mu ibanga rikomeye cyane, nabwo byitabiriwe n'abantu bato cyane ba hafi b'umuryango ndetse n'inshuti z'umusore, bikaba byabereye Uwiragiye Richard rero akaba ari we witegura kubana na Nyambo. Ni mu gihe amaze igihe kinini atuye muri Australia, ari naho asanzwe akorera ibikorwa byiwe bya buri munsi. Mu minsi rero yashize yagarutse mu Rwanda mu ibanga rikomeye kugira ngo ategure umuhango udasanzwe, ndetse na Nyambo ubwe ntiyari azi yuko uyu musore ari mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubundi amakuru twakomeje kugenda tumenya nuko Nyambo yari yabwiwe ko agiye kwitabira ibirori by'isabukuru y'umuhanzikazi Bwiza, nyamara agezeyo asanga yateguriwe ikindi gitunguranye. Mu mashusho yakwirakwijwe n'undi ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mukomeza kuyabona, uyu musore Richard agaragara aca bugufi imbere y'umukunzi we mbere yo kumwambika impeta. Ibintu byakurikiwe n'ibyishimo byari byitabiriwe by'abari bitabiriwe uwo muhango banaserebura. Nyambo yemeje aya makuru mu kiganiro n'undi yagiranye na Chita Magic, avuga yuko ubu ari umugeni w'uwamwambitse impeta. Ni mu gihe benshi bari bakiri kwibaza bavuga bati ese Nyambo azasubirana na Titi Brown, ese bizagenda bite? Benshi mwari muzi yuko uko bizagenda kose bazasubirana, bazabana. Ndagira ngo rero mbabwire ko ibyo kubana bisa nkaho biri kugenda bikendera, kuko nimba Nyambo bamwambitse impeta ya fiyansaye, bivuze ngo umubano we na Titi Brown nta hantu gishingiye, bisa nkaho byamajije kuzima burundu. Abantu twabitekerezaga, reka mbabwire ati ni ukubikura mu mutwe. Murabyuka ubwo muri za 2023 2024 nibwo uyu musore Titi Brown na Nyambo urukundo rwabo rwari ruri kugenda rucicikana ku mbuga nkoranyambaga, nubwo bari baragiye bakomeza kubihisha cyane, ariko n'ubundi bikaza kujya bigenda bigaragara gake gake. Nyuma baza rero gushwana. Baje gushwana, abantu rero twakomeje gusigarana icyizere tuvuga ati ubwo wenda batabyeruye, ubwo batari baragize n'ubundi ati uko bizagenda kose bazasubirana. None byaje kurangira uyu musore Titi Brown bije kurangira abuze uwitwa Nyambo. Ni mu gihe twe twatekerezaga ko bashobora gusubirana. Buri muntu rero ukanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngizi. Tubonane mu kanya.